Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro ikomeze kubarindira aho muri, nyihaye icyubahiro. Nongeye nanone gushima Imana. Ntabwo njya mpemwa gushima Imana iteka iyo ntangiye ntangiza ishimwe, kuko mu gihe cyose namaze soma Bibiliya nasanze Imana ikunda amashimwe, Imana ikunda abayiha icyubahiro kuko ariyo koko igikwiriye. Rero ndashima Imana, nyihaye icyubahiro, nyishize hejuru, ndayishimira muri byose, ku kanini na gato, ku izina ryayo yabwa icyubahiro. Reka mvuge ngo nawe aho uri hose ndashima Imana ko ikurinze mu byo uri kunyuramo byose. Wibuke gushima Imana, waba uri kunyura mu bigeragezo bitandukanye ntibikubuze gushima Imana. Niyo waba uri mu bibazo bimeze gute ntiwabura icyo ushimamo Imana. Rero Imana y'amahoro ikomeze kubarinda, ikomeze kubagira neza muri ibi bihe bitoroshye. Ni ukuri dukomeze gusenga Imana idukurireho kino cyorezo cyahinduye ubuzima bwa benshi. Imana izane gukira, Imana izane amahoro, yongere izane gutuma abantu babaho nk'uko bari babayeho mbere y'iki cyorezo, kuko Imana yacu irashoboye. Tumaze igihe rero dusoma igitabo cya Yeremiya, tugiye rero gukomeza n'igice cya 16. haravuga ngo ibyago bizaza, amahoro n'umunezero bishire. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, ahangaha ntuzahashakire umugore kandi ntuzahabyarire abahungu n'abakobwa, kuko Uwiteka ariko avuga ku bahungu no ku bakobwa bahavukiye, no kuri ba nyina bababyaye, no kuri ba se bababyariye muri iki gihugu, ati bazapfa urupfu n'agashinyaguro, ntibazaririrwa kandi ntibazahambwa, bazarambarara hasi nk'amase, kandi bazarimbuzwa inkota n'inzara, n'intumbi zabo zizaba inyama z'ibisiga byo mu kirere n'iz'inyamaswa zo mu ishyamba. Uwiteka avuga atya ati, ntukinjire mu nzu kandi ntukajye kuganya ngo ubaririre, kuko ubwo bwoko nabunyaze amahoro yanjye ndetse n'ineza n'imbabazi zanjye nabibakuyeho, niko Uwiteka avuga. Bose abakuru n'abato bazagwa muri iki gihugu, ntibazahambwa kandi nta bazabaririra cyangwa ngo babishishimurire, haba no kwimoza inkomborera ku bwabo, kandi nta bazamanyura umutsima wo guhumuriza abaririra abapfuye, nta bazabaha igikombe cyo kubahumuriza ku bwa ba se cyangwa ba nyina. Ntuzigire no mu nzu y'ibirori kwicarana nabo ngo urye kandi unywe, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga itya iti, dore aha hantu ngiye guhoza ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, bikore mureba mukiriho. Nuko igihe uzamenyesha ubwo bwoko ayo magambo yose, nabo bakakubaza bati, niki cyatumye Uwiteka atuvugaho ibyo byago byose bikomeye? Igicumuro cyacu ni ikihe? Icyaha twakoreye Uwiteka Imana yacu ni igiki? Maze nawe uzabasubiza uti, Uwiteka aravuga ati, byatewe n'uko baso banyimuye bagakurikiza izindi mana, bakazikorera bakazisenga, bakanyimura ntibakomeze amategeko yanjye. None namwe mwarushije baso gukora ibyaha. Dore umuntu wese wo muri mwe ayobya n'umutima we mubi unangiye, bigatuma mutanyumvira. Nicyo gituma ngiye kubohera mbavane muri iki gihugu, mukajya mu gihugu mutazi, ari mwe haba na baso. Niho muzakorera izindi mana ku manywa na nijoro, kuko ntazabagirira imbabazi. Uwiteka aravuga ati, nuko dore iminsi izaza ubwo batazongera kuvuga ngo, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ahubwo ngo, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisirayeli mu gihugu cy'ikasikazi no mu bihugu byose yari yarabatatanirijemo, kandi nzabagarura mu gihugu cyabo icyo nari narahaye basekuruza. Dore ngiye gutumira abarobyi benshi, niko Uwiteka avuga, nabo bazaroba. Hanyuma y'ibyo nzatumira abahigi benshi, bazabahiga ku musozi wose no ku gasozi kose no mu masenga yo mu bitare, kuko amaso yanjye ari ku nzira zabo zose, n'izihishe nkazireba, n'ibyaha byabo ntibihishwe imbere yanjye. Icyaha cyabo n'igicumuro cyabo nzabanza mbibahembere kabiri, kuko igihugu cyanjye bacyandurishije intumbi z'ibintu byabo nanga urunuka, umwandu wanjye bakawuzuzamo ibizira byabo. Ayi Uwiteka mbaraga zanjye n'igihome cyanjye, ni ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba. Amahanga azakuzaho aturutse ku mpera z'isi avuga ati, icyo ba sogokuruza banzunguye ni ibinyoma gusa.
ni iby'ubusa, ni ibintu bitagira umumaro. Mbese umuntu yakwiremera imana zitari imana? Dore noneho ngiye kubamenyesha, ni ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye, nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari Yehova. Igice cya 17 baravuga ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Amen. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyi wa Yaharomu, cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo, ndetse n'abana babo baracyibuka ibicaniro byabo n'ibishushanyo byabo bya Ashera byari ku mirinzi yo mu mpinga z'imisozi yose. Yewe wa musozi wanjye wo mu kibaya we, ibintu byawe n'ubutunzi bwawe bwose n'ingoro zawe ngiye kubitangaho iminyago, mbahoye icyaha wakoreye mu ngabano zawe zose. Nawe ubwawe ntuzagumana umwandu wawe nari naguhaye, nzatuma ukorera ababisha bawe uri mu gihugu utazi, kuko umuriro mwawakishije uburakari bwanjye uzahora waka iteka. Uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Jya Uwiteka nijya urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, kuko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Ubuturo bwacu bwera n'intebe y'ubwami bw'icyubahiro. Ubuturo bwacu bwera ni intebe y'ubwami bw'icyubahiro yashizwe hejuru uhereye mbere na mbere. Uwiteka ibyiringiro bya Isiraheli, abakwimura bose bazakorwa n'isoni. Abanyibura bazandikirwa mu isi, kuko bimuye Uwiteka, kandi ari we soko y'amazi y'ubugingo. Nkiza Uwiteka nzabona gukira, undokore nzarokoka, kuko ari wowe shimwe ryanjye. Dore barambaza bati, ijambo ry'Uwiteka ririhe? Ngaho nirize. Ubwanjye ntabwo nihutiye kwanga kuba umwungeri ukuragiriye, kandi ntabwo nashakaga kubahanurira umunsi w'amakuba. Urabizi ibyamvuye mu kanwa byagaragaye imbere yawe. We kumbera igiteye ubwoba uri mu ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba. Abandenganya bamware, ariko jye ne kumwara. Nibakuka umutima, ariko jye ne gukuka umutima. Ubazanira umunsi w'ibyago, kandi ubaciyemo ibyuho bibiri. Umurongo wa 19 ku gice cya 17 baravuga ngo ibyerekeye kweza isabato. Uku niko Uwiteka yambwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira n'aho basohokera, no mu marembo yose y'i Yerusalemu babwire uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe, n'ab'i Buyuda mwese, n'abatuye i Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo. Uku niko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohore umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse basogokuruza. Ariko ntibarakumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Uwiteka aravuga ngo, nuko nimunyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo mukoraho. Nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa bari ku magare y'intambara no ku mafarashi bo n'ibikomangoma byabo, n'abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. Kandi bazaturuka mu midugudu y'i Buyuda n'ahakikije i Yerusalemu hose, ho mu gihugu cy'Ababenyamini, no mu bibaya no mu misozi miremire n'ikusi. Bazanye ibitambo byoswa n'ibindi bitambo n'amaturo y'ifu n'imibavu. Bazanye n'ibyo gushima mu nzu y'Uwiteka. Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato,
ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo ya Yerusalemu. Kuri uwo munsi nzakongeza umuriro mu marembo yaho uzatwika amanyumba ya Yerusalemu, kandi ntabwo uzazimwa. Igice cya 18 yaga ngo ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti: haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba igihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti: yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa b'inzu ya Isiraheli. Igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho bisenywe birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga niriba mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeka ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Noneho rero genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti: uku niko Uwiteka avuze ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza. Nimugaruke, umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ariko baravuga bati: ni ukurushwa n'ubusa, tuzikurikiriza imigambi yacu, kandi umuntu wese wo muri twe azakurikiza umutima we mubi unangiye. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati: nimubaririze mu banyamahanga ko hariho ubigeze kumva ibimeze bityo. Umwari wa Isiraheli yakoze ikibi gishishana. Mbese shelegi y'i Lebanoni iva mu rutare rwo ku gasozi izabura? Cyangwa se amazi akonje atemba ava kure azakama? Ariko ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe, bakosereza imana z'ibinyoma imibavu, kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera, bakanyura mu tuyira tw'iruhande inzira zidatumburutse. Batuma igihugu cyabo gitangarirwa, kikaba igitutsi cy'iteka. Uhanyura wese azatangara azunguza umutwe. Nzabatataniriza imbere y'ababisha babo nk'aho batatanijwe n'umuyaga w'iburasirazuba. Aho kundeba mu maso bazandeba inyuma ku munsi w'amakuba yabo. Maze baravuga bati: nimuze tugambanire Yeremiya, kuko amategeko atazabura ku mutambyi, n'inama ku munyabwenge, n'ijambo ku muhanuzi. Nimuze tumukubitishe ururimi, kandi twe kwita ku magambo ye yose. Unyumvira Nyagasani Uwiteka, wumve ijwi ry'abamburanya. Mbese icyiza cyakwiturwa ikibi? Kuko bacukuriye ubugingo bwanjye ubwobo. Ibuka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza, ngo mbakureho uburakari bwawe. Nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara, nabo ubatange bicwe n'inkota. Abagore babo babe imfusha n'abapfakazi, kandi abagabo babo bicwe n'urupfu, abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara. Imiborogo izumvikane mu ngo zabo ubwo uzabatunguza igitero, kuko bacukuye urwobo rwo kuntega, n'ibirenge byanjye babiteza imitego. Nawe Uwiteka uzi imigambi yabo yose bangiriye yo kunyica, we kubababarira igicumuro cyabo, kandi icyaha cyabo wo kugihanagura imbere y'amaso yawe, ahubwo basitarira imbere yawe, kandi mu gihe cy'uburakari bwawe uzagire uko ubagenza. Igice cya 19, ikimenyetso cy'ikibumbano kijajaguritse. Uku niko Uwiteka avuga ati: genda ugure urweso ku mubumbyi, ujyane bamwe bo mu bakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi, maze ujye mu gikombe cya mwene Hinomu kiri aho barasukira ku irembo ryerekeye iburasirazuba, uhavugire amagambo nkubwira uti: nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'i Buyuda mwe, namwe abatuye Yerusalemu. Uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti: dore ngiye guteza aha hantu ibyago, ibyo uzabyumva wese bizamuziba amatwi. Kuko banyimuye, kandi aha bakaba bahahinduye ukundi, bakahoserereza izindi mana imibavu, izo batazi bo n'abasekuruza n'abami b'u Buyuda. Kandi aha hantu bahujuje amaraso y'abatari urubanza. Bubakiye Bali ingoro kugira ngo batwike abahungu baboho ibitambo byoswa bya Bali, ibyo ntategetse cyangwa ngo mbivuge, haba no kubitekereza. None dore uko Uwiteka avuga ngo: iminsi izaza ntabwo aha hantu hazongera kwitwa Itofeti cyangwa igikombe cya mwene Hinomu, ahubwo hazitwa igikombe cy'icyorezo.
kandi imigambi y'Ubuyuda n'i Yerusalemu nzayihindurira ubusa ahangaha, kandi nzabicishiriza inkota imbere y'ababisha babo, agwe mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo. Intumbi zabo nzazigira inyama z'ibisiga byo mu kirere n'iz'inyamaswa zo mu ishyamba. Uyu murwa nzawuhindura igitangarirwa n'igitutsi. Uzanyura wese azatangara yifate ku munwa ku bw'ibyago byaho byose. Nzatuma barya inyama z'abangu babo n'inyama z'abakobwa babo, ndetse nibamara gushoberwa kubw'ababisha babo babateye n'abahiga ubugingo bwabo, umuntu wese azarya mugenzi we. Maze ubwo rweso uzarumenera imbere y'abagabo mujyanye, ubabwire uti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, uku niko nzavunagura ubu bwoko n'uyu murwa nk'umena ikibumbano cy'umubumbyi kidashoboka kongera kubumbika, kandi bazahamba Itofeti kugeza ubwo hadasigara aho guhambwa. Uwiteka aravuga ngo, niko nzagenzereza aha hantu n'abahatuye, kandi uyu murwa nzawuhindura nk'Itofeti, kandi amazu ya Yerusalemu n'amazu y'abami b'Ubuyuda yandujwe azamera nk'ahantu h'Itofeti. Ya mazu yose boserezagaho imibavu bayosereza ingabo zo mu ijuru zose, bagasukira izindi mana amaturo anyobwa. Nuko Yeremiya aherako ava Itofeti aho Uwiteka yari yamutumye kuhahanurira, ahagarara mu rugo rw'inzu y'Uwiteka, abwira abantu bose ati, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli ivuze ngo, dore ngiye guteza uyu murwa n'imidugudu yawo yose ibyago byose nawuvuzeho, kuko bashinze amajosi kugira ngo batumve amagambo yanjye. Igice cya 20 yaraga ngo Pashuri umutambyi ashyira Yeremiya mu mbago. Nuko Pashuri mwene Imeri umutambyi wahoze ari umutware mukuru mu nzu y'Uwiteka yumvise Yeremiya ahanura atyo, Pashuri aherako akubita Yeremiya umuhanuzi, amushyira mu mbago yari ku irembo rya Benyamini ryo haruguru y'inzu y'Uwiteka. Bukeye bwaho Pashuri azana Yeremiya amuvanye mu mbago, maze Yeremiya aramubwira ati, Uwiteka ntiyakwise Pashuri, ahubwo yakwise Magori Misabibu, bisobanurwa ngo ibiteye ubwoba bikubye. Nuko Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye gutuma uba witeye ubwoba hamwe n'inshuti zawe zose, nabo bazagushwa n'inkota z'ababisha babo, kandi amaso yawe azaba abireba. I Buyuda hose nzahagabiza umwami w'i Babuloni, nawe azabajyana i Babuloni ari imbohe, ahabicishirize inkota. Kandi ubutunzi bwose bw'uyu murwa n'inyungu yaho yose n'ibintu byaho byose by'igiciro cyinshi, ndetse n'ubutunzi bwose bw'abami b'Ubuyuda nzabishyira mu maboko y'ababisha babo, niko bazabasahura babafate mpiri, maze babajyane i Babuloni. Kandi nawe Pashuri n'ab'inzu yawe bose muzagenda muri imbohe, uzajya i Babuloni, kandi niho uzagwa, niho uzahambwa wowe n'inshuti zawe zose, izo wajya guhanurira ibinyoma. Ayi Uwiteka, waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko nicyo gituma utsinda. Mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka, kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka, kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa bikarinda bwira. Kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Kuko numvise benshi bansebya, n'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye, zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti, nimumurege natwe tuzamurega. Baravuga bati, ahari azemera gushukwa, tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, amen. Ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda. Bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Noneho Uwiteka Nyiringabo, ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima, unkundire ndebe uko ubahora, kuko ari wowe naturiye ibyanjye. Nimuririmbire Uwiteka, mumuhimbarize, kuko yarokoye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi. Havumwe umunsi navutseho, umunsi mama yambyayeho, ntugahirwe. Havumwe umuntu waje kubwira data ati, wabyariye umwana w'umuhungu, bigatuma anezerwa cyane. Uwo muntu amere nk'imidugudu Uwiteka yarimbuye, ntarushye yicuza,
kandi niyumve imiborogo hakiri mu gitondo n'urusaku rw'induru ku manywa y'ihangu, kuko ntishwe ntaravuka ngo mama ambere igituro, inda ye ibe urutare. Niki cyatumye mvukira kureba umubabaro n'umuruho, ngo iminsi yanjye imarwa no gukorwa n'isoni. Igice cya 21 aravuga ngo umwami ahanuza Yeremiya Nebukadinezari yabateye. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka, igihe umwami Sedekiya amutumyeho Pashuri mwene Malikiya na Zefaniya mwene Maseya umutambyi ati, ndagusaba ngo utubarize Uwiteka, kuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni aje kuturwanya. Ahari Uwiteka azatugenzereza nk'uko imirimo ye yose itangaje ingana, kugira ngo uwo mwami asubire ye kudutera. Nuko Yeremiya arababwira ati, uku niko muzasubiza Sedekiya muti, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti, dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo murwanyisha umwami w'i Babuloni n'Abakaludaya babagose bakubye inkike, mbateranirize muri uyu murwa. Kandi igihe ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye ndetse mfite uburakari n'umujinya ukaze. Nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kandi hanyuma y'ibyo niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'abagaragu be na rubanda ndetse n'abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n'inkota n'inzara, zabagabiza Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ababisha babo n'abahiga ubugingo bwabo, kandi azabicisha inkota. Ntazabareka cyangwa abagirire ibambe, habe no kubagirira imbabazi. Kandi ubu bwoko uzabubwirutse, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka Abakaludaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo azatabarura. Kuko mpoza amaso kuri uyu murwa kugira ngo nkugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, niko Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda ati, wa nzu ya Dawidi we, uku niko Uwiteka avuze ngo, mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwe ibyabo mubakize amaboko y'ubarenganije, kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro, bugatwika ntihagire ubasha kubuzimya. Bahoye ibyaha by'imirimo yanyu mukora. Dore ndaguteye utuye mu kibaya, ku rutare ruri mu gisiza, niko Uwiteka avuga. Wowe uvuga uti, ninde warinduka kumanuka ngo adutere, cyangwa ninde wadutahirana mu mazu? Nzabahanira ibihwanye n'imbuto z'imirimo yanyu, kandi nzakongeza umuriro mu ishyamba ryaho, uzakongora ibihakikije byose, niko Uwiteka avuga. Igice cya 22 havuga ngo Yeremiya ahanura ibizaba ku mwami w'Abayuda. Uku niko Uwiteka yavuze ati, manuka ujye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda uhavugirire ijambo uti, umva ijambo ry'Uwiteka, yewe mwami w'Ubuyuda uri ku ngoma ya Dawidi, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe bajya banyura muri aya marembo. Uku niko Uwiteka avuga ati, mujye muca imanza zitabera kandi zikiranuka, abanyazwe ibyabo mubakize ukuboko k'urenganya, kandi ntimukagire ikibi cyangwa urugomo mugirire umushitsi cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi. Hano ntimukavishirize amaraso atariho urubanza, kuko nimugenza neza mutyo, abami bazaba bari ku ngoma ya Dawidi bazaca mu marembo y'uru rugo, bagendera ku magare y'intambara no ku mafarashi, umwami n'abagaragu be n'abantu be. Ariko nimutumvira ayo magambo, ndirahiye iyi nzu izahinduka umusaka, niko Uwiteka avuga. Uko ari ko Uwiteka avuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda ati, umbereye nk'Igaleyadi n'impinga z'i Lebanoni. Ni ukuri nzaguhindura ubutayu n'imidugudu idatuwemo. Nzaringaniza abarimbuzi bo kugutera, umuntu wese yitwaje intwaro ze, kandi bazatema imyerezi yawe yateretswe bayijugunye mu muriro. Amahanga menshi azanyura kuri uyu murwa, maze umuntu wese abaze mugenzi we ati, niki cyatumye Uwiteka agenza atya uyu murwa wari ukomeye? Nabo bazasubiza bati, byatewe nuko baretse isezerano ry'Uwiteka Imana yabo, bagasenga izindi mana bakazikorera.
ntimuririre upfuye habe no kumuborogera, ahubwo muriririre cyane uwagiye, kuko ari ntabwo azagaruka ngo arebe igihugu yavukiyemo. Kuko Uwiteka avuga ibya Shalumu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda wimye ingoma ya se Yosiya wagiye akava hano ati ntabwo azagaruka, ahubwo azagwa aho bamujyanye ari imbohe, ntabwo azongera kureba iki gihugu. Azabona ishyano uwubakishije inzu yo gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya. Nukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe icyo yakoreye, akavuga ati nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyiteremo imbariro z'imyerezi, nyirabemo ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza, yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi, icyo gihe byari bitunganye. Mbese uko siko kumenya ni Uwiteka abaza. Ariko amaso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa, no kuvusha amaraso atari urubanza, no kurenganya, no kugira urugomo. Nicyo gituma Uwiteka avuga ibya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda atya ati ntibazamuririra ngo bavuge bati ye babawe mwene data, cyangwa bati ye babawe mushiki wanjye. Ntibazamuborogera ngo bavuge bati ye babawe databuja, cyangwa bati ye baba ubwiza bwe. We azahambwa nk'uko indogobe ihambwa, akururwe ajugunye inyuma y'amarembo ye Yerusalemu. Zamuka ujye i Lebanoni utere hejuru, urangurure ijwi ryawe i Bashani, kandi utere hejuru uri muri Abarimu, kuko abakunzi bawe bose barimbuwe. Navuganye nawe igihe wari uguwe neza, ariko waravuze uti sinshaka kumva. Uku niko wangenje uhereye mu buto bwawe, kugira ngo utumvira ijwi ryanjye. Umuyaga uzagaburirwa abungeri bawe bose, kandi abakunzi bawe bazajyanwa ari imbohe. Ni ukuri icyo gihe uzamwara ukozwe isoni no gukiranirwa kwawe kose. Yewe utuye Lebanoni, waritse icyari cyawe mu myerezi, uzaba uwo kubabarirwa igihe uzaterwa n'imibabaro, ugafatwa n'ibise nk'iby'umugore uri ku nda. Ndirahiye ni Uwiteka avuga, nubwo Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yaba ari impeta ku rutoki rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo, nagushikuzaho maze nkakugabiza abahiga ubugingo bwawe n'abo utinya, ndetse na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'Abakaludaya. Kandi wowe na nyoko wakubyaye nzaboherera mu kindi gihugu mutavukiyemo, niho muzagwa. Ariko igihugu umutima wabo ukumbura ntibazagisubiramo. Mbese uyu muntu Koniya si ikibumbano cyahombye? Si ikibumbano kitagira ugikunda? Ni iki gitumye boherwa we n'urubyaro rwe bagacirwa mu gihugu batari bazi? Yewe wasiwe, umva ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko Uwiteka avuga ati nimwandike uyu muntu ko ari incike, ko ari umuntu utazahirwa akiriho, kuko ari ntawo mu rubyaro rwe uzahirwa ngo abe ku ngoma ya Dawidi kandi ategeke Ubuyuda. Imana idufashe cyane. Uyu munsi tugarukirize hano, tuzakomeza ubutaha n'igice cya 23. Imana ikomeze kubarinda naho ubutaha.